Ese muribaza ngo Mutesi na Valensi birarangirira hehe iriya nkuru yabo? Mwibaze ngo Nyambo na Niyori bihagaze bite? Ese Yves na Niyori byo bihagaze bite? Wibaze ngo Dete azabigenza ate? Ese wibaze ngo Gahima n'umugore byo bihagaze bite? Yeah, again it's Mr. Abitu Studio. Tugarutse muri Ibanga filime discussion kuri uyu munsi. Tugiye kurebera hamwe filime ya Ibanga igice cy'196 uko cyagenze, tunareba uburyo igice cy'197 gihagaze. Nongera kubashimira mwebwe dukomeje kubana muri ibi biganiro, ndetse umuntu dukomeza kubana buri munsi nkomeje kumushimira. Umunsi ku munsi nkomeza kunezezwa namwe n'ukuntu muguma kuntera inkunga ikomeye, kandi niba ari ubwa mbere umbonye kuri iki kiganiro, nitwa Abitu Studio. Kwinjira mu muryango mugari wacu, kana subscribe, ndetse wibuke no gukanda ku nzogera kugira ngo ibiganiro byanjye bitazajya bigucika umunsi ku munsi. Tugaruke ku nkuru ya mbere turebe ese Niyori na Nyambo bihagaze bite? Muribuka ko urukundo rwabo rumaje kwibagirana cyane, tumaze kwibagirwa aho ariko banakundanye, kuko ibintu turi kubona umunsi ku munsi biratandukanye cyane. Ese mwebwe iyo murebye mubona urukundo rwabo ruzaba ruhagaze gute? Mubona urukundo rwabo nibaramuka wenda bageze nko mu gihe cyo kubana, nibaramuka bageze mu gihe cyo kuba babyereka nk'ababyeyi, bakagera mu gihe cyo kuba ubwabo batewe ishema no kumva bagiye kubana, cyangwa se no kuba bakundana, ukumva byo kuri bo ni nk'ubundi buzima. Ese mubona bizaba bihagaze bite? Ese ruriya rukundo iyo murebye mubona ruzashoboka? Nibyo hano mbere yo kugira ngo tuze gusesengura turebe ese bizagenda bite, turebe ese hari ahantu hari ingaruka, hari ahantu harimo imbogamizi. Ese baramutse babanye byaba ari bibi cyangwa se byaba ari byiza? Ntawamenya. Hagati aho ngaho murabizi ko Niyori arimo arafuhirwa na Yves. Yves ntashaka ko Niyori na Nyambo bakundana. Ugahita wibaza ngo Yves arashaka iki? Ibigaragara byo Yves arashaka ngo abe ari we ukundana na Nyambo, kandi ibyo bintu ntibishoboka. Nyambo bwe mu mutima we ndetse n'amaraso ye n'umubiri byose bitekereza Niyori. Murumva ko ntago Yves nta hantu byahera, nubwo ari besto. Burya umu besto aba ari umuntu wawe wa hafi, ariko biba bigoranye kugira ngo ube waba umukunzi. Uburyo besto ashobora kukwizera akakubwira buri kimwe, ntabwo ariko n'umukunzi yakwizera akakubwira buri kimwe. Wapi? Umukunzi burya aba afite ubwoba, avuga ati uyu muntu ashobora no kunyanga, ashobora kumva no mbogamye akagera gutya iki, ariko besto akubwira buri kimwe. Amahirwe Yves afite ashobora kuyitesha mu gihe cy'akanya gatoya, nako n'ubundi yaranje kuyitesha, kuko Niyori namara kumenya ibyo Yves yamukoreye, na Nyambo akamanza yamenya ibyo Yves yamukoreye, nzi ko batazabasha gucana uwaka, bazahita batandukana. Ugahita wibaza ngo nyuma y'ibyo ngibyo twari tuvuye kuri Yves ufitiwe ishyari, kuri Niyori ufitiwe ishyari na Yves, tugaruke kuri Nyambo. Ese Nyambo mubona we bihagaze bite? Urabona ko Dete nawe amumereye nabi, ntashaka kumubwira ukuri, ntashaka kumubwira ahantu Nyambo ari. Wagira ngo sinzi ukuntu bihagaze. Ngewe iyo ndebye ibintu mba mbona sinzi ukuntu bimeze pe. Namwe mugire mumbwire, ese mubona ibi bintu bihagaze bite? Mubona iyi nkuru izarangira ite? Mubona si inkuru ni nziza, ni mbi? Muri komenti mujyeyo muvuge uko mubitekereza. Tugaruke ku nkuru ya Gahima n'umugore. Ese iyo murebye Gahima n'umugore mukareba ukuntu babanye, mukareba uburyo babayemo, uburyo bakundana, mumutekereza mukabona Gahima nyine yamuhemukira birenze? Njye mba mbona Gahima ari umwana mwiza, ndetse n'umugore we n'umwana mwiza, kuba ari n'abanyamasengesho, ariko mba mbona sinzi pe. Gahima nawe sinzi icyo aba yikururira, ni nk'igikara gikuba cyikururiye ikara. Ibi byo sinzi ukuntu nabisobanura,
Abantu mwumvishe episode 196 mwabonye Killaman yibaza ese uwo Niyori bahora bavuga ngo turasa, bahora bavuga ngo tumeze kimwe, bahora bavuga ngo usibye kuba dutandukanywa wenda n'ikiroso, ubwanwa, usibye no kuba dutandukanywa wenda n'ubunyamugi, usibye kuba dutandukanywa n'imyambarire, imvugo, uko nitwara, uwundi we ngameze ati murabizi Niyori ukuntu ameze, ni wa munyacyaro wacu, ni wa muntu utereye aho ngaho ntacyo atwaye, nta kibazo cyiwe, ndetse murabizi ko ubuzima bwe ni no stress, wamugaburiye, wamuraje heza, wamwavuganye neza, mwaganiye neza, nta kibazo cye pe. Ariko iyo urebye Killaman ubona ko we ahorana ibibazo kubera afite amakampani, bizinesi iki, abakozi n'imiryango ikomeye, aba agomba kubitekerezaho cyane. Ese muribaza ngo Killaman nabasha kumubona bizagenda bite? Ese muribaza ngo Killaman ari kumushakira amahoro, cyangwa Killaman hari iyindi gahunda afite? Akaba wenda afite nka gahunda yo kuba yamwicisha, cyangwa se afite nka gahunda yo kuba yamubyaza umusaruro akamugira nk'umukozi ye, akamutega nk'umutego se, akagira gute, ariko sinumva ko yaba ari kumushakira amahoro. Tukiri kuri icyo kibazo tugaruke no ku babyeyi ba Killaman. Ese iyo murebye mubona hagati ya mama wa Killaman na papa Killaman nta muntu waba waraciye undi inyuma akajya kubyara hanze, akaba yabyara nka Niyori? Wenda nka kuriya tubona Niyori n'ababyeyi be, ugasanga wenda nk'ababyeyi ba Niyori atari bo, cyangwa se ugasanga mama wa Niyori wenda ari uburyo yabitekinitse ku ruhande, cyangwa se mama wa Killaman, ntawamenya kuko nta kuntu abantu babiri basa ngo base neza fotokopi, nta kindi kintu bapfana, fotokopi neza. Namwe murabizi ko Killaman na Niyori ni fotokopi. Wenda aho batandukaniye ni uko bagaragara, aho batandukaniye ni imyambarire, aho baturuka, imibereho, furesheri, mbese buri kimwe baratandukanye, si ariko isura yo, indeshyo, byose bameze kimwe. Nkomeza gushimira buri umwe wese ukomeje kubana natwe muri iki kiganiro Ibanga Film Discussion kuri episode 196, twinjira muri episode 197, kandi nkaba mbibutsa ko izi episode zikunda gusohoka saa 7 z'amanywa. Episode 197 tutegereje ejo saa 7, mwese mube muri tayari. Dukomeze nanone turebe ku babyeyi ba Niyori. Ese ababyeyi ba Niyori badatekereza Niyori ahantu ari, badatekereza kuba batabona Niyori ukuntu bimeze, batajya no kubaza no kwa Nyambo ngo bamubaze ngo ese Niyori iki? Ubwo uba ubona ko nabo ibi bigaragara ntabwo ari ababyeyi be neza, ntago baba bamuhangayikiye cyane ku buryo wenda ari nka mama yavuga ngo ni amaraso wenda yamutuzemo, cyangwa se papa bavuga ngo ni iki. Biri kugaragara nyine ko baba batari nk'ababyeyi be ba nyabo, ahubwo nyine bari nk'umwana bafite ku ruhande, kuba yabura cyangwa se atabura bitabashishikaje, kuko namwe murabibona ko kuva Niyori yagera i Kigali nta na rimwe barabaza Nyambo, cyangwa se babaze Yves, cyangwa se gire n'undi muntu babaza ngo bajye no gushakisha wenda barebe ahantu Niyori yaba ari, ahubwo bariyicariye baratuje, nta kibazo bafite. Ese mwebwe iyo murebye iyi filime Ibanga mubona ihagaze ite? Mubona iyi filime Ibanga itwigisha iki? Mubona iyi filime Ibanga itumariye iki? Niko kanya ngo mujye muri komenti mubivuge, niko kanya ngo mugaragaze ibyiyumvo byanyu, turebe ese episode zizakurikira zatubagezaho iki? Mwifuza ko iyi filime yagenda gute? Mwifuza ko byagenda bite? Ariko nanone mutirengagije ko tugomba kumanza twigisha abanyarwanda ndetse n'abantu bose bakurikirana iyi filime yitwa Ibanga. Turareba mu ntara enye, harimo amajyaruguru, amajyepfo, uburasirazuba ndetse n'uburengerazuba, tukongeraho n'umujyi wa Kigali, ndetse no mu ntara ya 6 ariyo diaspora. Aba bantu bose tubigisha isomo tugendeye muri filime Ibanga. Buri muntu wese uyikurikirana umunsi ku munsi abasha kwigiramo byinshi. Reba urugero nka Niyori Yves
abo bantu ntibajya babura muri sosiyete nka Niyori, ntabwo bari abantu bajya babura, ndetse na Yves, abantu b'abanyeshyari, abantu bagira umushiha, ndetse tugere no kuri ba Killaman, abantu b'aba businessman bahora bahuze cyane, ubona ko bagira umutima mwiza cyane, nta mutima mubi, ndetse abantu nk'ababyeyi ba Killaman, nka mama Killaman, ubona ko nta kibazo ababyeyi babanye neza, ndetse babanye mu mutuzo. Tugere nko kuri ba Nyambo, bagira umutima wihangana, umutima ukomeye, umutima ukunda, ndetse ugira n'ubumuntu n'ubunyangamugayo, batajya bahemuka cyane. Abantu nka ba Dete b'abagambanyi turabagira, abantu nka bande bose namwe murabizi ko abo bantu bose turabagira. Guys, rero kadutegereze episode 197 turebe ese ihagaze ite. Ciao ciao, yari Abi to Studio.